Ibihe byiza abakunzi bacu bakadasohoka mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi nkuko twabasezeraniye yuko amakuru yose uko tugomba kugenda tumenya amakuru y'ibiri kubera mu murimo w'Imana cyangwa se itorero ADPR tuzajya duhita tubibamenyesha buri kantu ko kandi iyi ni inkuru noneho yabereye ku mugaragaro uyu munsi ku cyumweru itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ahangaha turi aho bita Ibweramvura nkuko muri kubibona kuri ADPR hepfo y'umuhanda mushyashya hepfo y'urusengero hari ishyamba ari ryinshi uti rero kagira inkuru byagenze gute amateraniro yabaye abantu bitabiriye amateraniro nkuko bisanzwe natwe twitabira amateraniro tujya gusenga Imana ndetse no kuramya Imana haje abantu benshi batandukanye buri wese urabizi neza ko hari ikintu cyitwa telefone nta muntu ugisiga telefone aho buri wese yerekeje telefone yiwe agomba kuyijyana cyane gusenga ndetse kuko telefone ni ikoranabuhanga mu buzima bwacu bwa buri munsi telefone igendamo Bibiliya igitabo cy'indirimbo iza application zagiye zisohoka abenshi muri twebwe cyangwa se muri mwebwe murazifite haje rero gusenga abagabo ndetse n'abagore ariko hari umugore wari ufite isakoshi iyo sakoshi yari irimo telefone izwi mu bwoko bwa iPhone nkuko rero bisanzwe uziko abagore bagendana agakapu cyangwa se agasakambe nkuko buri karere bafite ukuntu babyita bitewe naho baherereye yari afitemo telefone yiwe telefone ifite umutuzo nta kibazo ariko aza kuyitereka hasi cyangwa se gutereka agakapu hasi hanyuma rero bashyiramo indirimbo nziza indirimbo yo mu gitabo murabizi ko indirimbo zo mu gitabo ntabwo zijya zita umwimerere zikomeza kuguma ziryoshye kabane nubwo umwe yayisubiramo undi akayisubiramo ku munsi w'ejo ariko indirimbo yo mu gitabo ntabwo igihindura umwimerere nuko umugore arahaguruka abyinira Imana atambira Imana indirimbo irarangira indirimbo imaze kurangira abakristo baricara kugira ngo bakurikire izindi gahunda zari zigezweho mu rusengero hanyuma umuntu umwe mu bo bari bicaranye akora muri ka gakapu akuramo telefone ye arayiba wakwibaza ngo uwo muntu yari yaje gusenga cyangwa se yari yaje kwiba hanyuma ni witegereza ku ifoto nashyizeho urabona ahantu nashyizeho ihene ifite abana bayo babiri ariko hariho n'imbwa nujya kureba urasanga zose zifite isura imwe nkuko muri kubibona zose ziri turamutse tuvuze mu bijyanye n'amabara twabyita nk'umutamu simbizi yenda bitewe n'abantu ko mujya mubibona noneho rero ngo kuko abana b'Imana baba bateranye n'abashitani bakaza guterana muri bo bambaye ishusho nk'iyabo ndetse basa nabo bambaye nkabo baririmba nkabo bavuga ubutumwa cyangwa se bahimbaza Imana nkabo ese twakwibaza ngo izi si zimwe mu ngaruka zo kwirukana umwuka wera mu by'ukuri uretse ko wakwitegereza neza ukareba ariko witegereje igihushuka wabona zose ari ihene ariko niwitegereza neza uraza kubona ko harimo ihene zishyika kuri 3 hakabamo n'imbwa imwe nuko nawe rero nuko yari yateranye aza guterana nk'abandi ariko mu by'ukuri afite indi shusho cyangwa se afite indi sura ku mutima wiwe itandukanye n'iy'abana b'Imana telefone rero amaze kuyiba biravugwa ko yahise akubitwa ndetse agakubitwa inshuro agakubitirwa mu rusengero yampaye nka data burya ko kutarakubitirwa mu rusengero agira ngo ni inzu nk'izindi yakubiswe karahava ariko kubw'amahirwe telefone iragaruka ibi bintu birimo byinjira mu murimo w'Imana bikomeje gufata indi ntera harya ubundi twabifata gute niki kintu kiri gutuma abana b'Imana tubura ubwenge kugeza bene aka kageni abandi ntidushobore gushishoza cyangwa ngo dusenge nibuze umwuka wera duhishurire tumenye amakuru ese bwo kuba yari yibye mu rusengero byari bikwiye ko akubitirwa mu rusengero kugeza ubwo yenda kwasiga ubuzima ese wowe ugendana telefone yawe mu rusengero wirengagije ko umwuka wabaye muke mu bantu warangiza ugafata igikapu cyawe ukagitereka nka hariya ukibagirwa kuko ukibera amaso ibi bintu bihereza abantu benshi isomo kuko hari abantu benshi biyambitse uruhu rw'intama kandi mu by'ukuri ari amasega aryana
niyo mpamvu turi kubona abantu bibira mu rusengero. Mu myaka yatambutse umuntu yajyaga mu rusengero rwa ADEPR cyangwa se mu masengesho akagenda afite ubwoba, yaba yacumuye, yaba yavuze nabi, yaba yibye, yabeshye, akagenda n'ubwoba ndetse no gutitira avuga ngo Umwuka Wera namvumbura nderekeza he. Ikigaragara rero nuko muri iyi minsi tugezemo ntabwo abantu bakiri gutinya Imana nk'uko bahoze bayitinya mbere, ahubwo abantu bari kuza bakaza nk'abajya mu nzu nk'iyindi, bakaza nk'abajya mu isoko nk'ayandi. Nicyo kintu kiri gutuma abantu benshi bari kugirira ibibazo mu rusengero, abandi bakagiriramwo ibyago. Muri make aho abantu bagakwiye gukirira niho abantu bari gupfira. Ibi bintu biratwigisha ikirero nk'uko nkunda kubibabwira. Ibi ngibi biratwigisha ko tugomba kuba maso kurenza uko tubitekereza. Erega ushaka ntiwazongera no gusenga uhombetse amaso cyangwa se usinziriye, ahubwo ukwiye kuba maso, kwitegereza ukareba. Bya bindi mwari mwaramenyereye ngo byo mu mwuka, kubonye agasore ngo karahanura neza, mugiye kubona bitwaga abahanuzi biba, mugiye kubona bitwaga abahanuzi kazi biba, mugiye kubona abantu baseba kuko Umwuka Wera barawirukanye burundu, barangije bimika umubiri gusa ndetse bimika n'abanyamashuri. Aya mashuri ni meza, reka tuyige, ariko ntitwirengagize Umuremyi waturemye ari we rugira byose, waduhaye no kuyiga tukaminuza. Ariko ntitukibagirwe kuba ku karago. Kuba ku karago ni umuti, kuba ku karago ni umugisha, kuba ku karago ni ubwenge. Nk'uko Bibiliya ivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Abantu dukwiye kujijuka, tugakorera Imana bitandukanye na kera, ndetse tugahimbaza Imana bitandukanye na kera, kubera ko buri wese agomba kwivomera amazi ye. Ukajya mu rusengero utagiye kuvoma y'agakiza, ahubwo ukagenda ugiye guterana iteraniro risanzwe, bifate nko guterana. Kuko nimba umuntu ari kujya mu rusengero afite telefone ye, yahagera telefone y'uwo bicaranye, yarazi ko yaje gusenga Imana, wajya ukabona yayicomoye. Kandi noneho by'umwihariko mu itorero nk'iri ngiri tumaze kumenyera ko ari itorero ry'umwuka. Mube maso bene data, nimujya gusenga mujye gusenga muri maso, kandi Imana nayo izajya ibashyigikira muri byose. Nuko umujura rero bamufashe, bamaze kumufata, icyo akoze telefone yabonetse. Imana ishimwe, kuko hari abantu benshi bajya bagirira ibibazo mu bintu bijyanye no gusenga. Mu by'ukuri ukibaza ngo baraza kubisobanura bate, baraza kubisobanurira abo bashakanye gute, mbese biraza kugenda gute. Biranababaje cyane kuko n'abana bacu bavuga ko bari guhagarikwa mu mirimo imwe n'imwe ngo ntibagikwiye kuyikora batarengeje imyaka 18. Nawe kuzamubwira ngo ajye mu rusengero, kandi mu rusengero hari kujya y'abajura ndetse ibyaha bigakorerwa mu rusengero indani, uwo mwana kuzamubwiriza kujya mu rusengero bizagorana, kuko uzasanga ari guhuriramo n'ibibazo yagakwiye kuba hakirira. Uzasanga ari guhuriramo n'imitego atagakwiye kuba mu by'ukuri ahuriramo nayo mu nzu y'Imana, kuko inzu y'Imana nyine bamwe bayihinduye urucuruzo, abandi babihindura ndabimenyereye, abandi babifata uko biboneye. Ariko reka mbabwire ngo Yesu azaza, kandi naza azaza atunguranye. Azaza pe, nk'uko mbibabwira, azaza, kandi igihe azazira azaza atunguranye, kandi umunsi yaje buri wese azamumenya. Yaba ari umupagani azamenya ko Yesu yaje, yaba ari umukristo azamenya ko Yesu yaje. Nta muntu n'umwe utazi, yewe n'inyamaswa zizamenya ko yaje. Mbese ibiremwa byose n'ikirere kizabyumva, ndetse n'ikuzimu bazabyumva, bazamenya ko Yesu yaje. Nubwo biri uko nguko Yesu azaza, ukomeze usengane umwete, wanga icyaha n'igisa nacyo, ukorera Imana mu kuri no mu mwuka, ntucike intege ngo nuko urucantege ari rwinshi. Nimba umuntu ari kwibirirwa mu rusengero, urucantege ni rwinshi. Niyo mpamvu ugomba kujya mu rusengero ufite amakuru, wasenze Imana. Wasenze Imana ikaguhereza amakuru. Ubundi mbere umurokore yajyaga guhaguruka mu rugo yabanje kubaza Imana. Umurokore yajyaga mu bikorwa, yajyaga mu kazi yabanje kubaza Imana. Umurokore yajyaga kwimikwa babanje kubaza Imana, bakamenya ngo uyu muntu turamuhereza ubudiyakoni, uyu muntu turamuhereza ubupasteri, uyu muntu turamuha ubwarimu se, uyu muntu arayobora korari. Abantu bakabanza bakabaza Mwuka Wera, Mwuka Wera akamutangira ubuhamya, yamara kumutangira ubuhamya akimikirwa, akerezwa gukora uwo murimo.
ntimuzatungurwe no kubona abari bari mu mirimo ihambaye cyangwa se bafite amagarada ahambaye ari nabo bari kugaragarwaho n'ibikorwa nk'ibi ngibi bigayitse, kubera ko bajya gutoranywa cyangwa bajya kwimikwa habayeho kureba neza gutya fesi y'umubiri, ntabwo habayeho kwitegereza mu buryo bwo mu mwuka. Niyo mpamvu turi kubona abasenga barikaba benshi ariko ibyaha bikorwa nabyo bikaba byinshi. Tukibaza duti ni igiki twakora kugira ngo nibuze dusubire ku mwimerere, tubashe kuyoborwa n'Imana, nibuze tugere ku rwego rwo kongera gutunga Eliya ku buryo ashobora guhagarara agahagarika imvura cyangwa akayihamagara yabuze. Shalom.